akitwa mbere Gatare ku munsi w'ejo nibwo inkuru nimba nibeshye y'incamugongo yageze mu itangazamakuru hose mu Rwanda bivuga ko yitabye Imana. Ati hano hari umwana witwa Irene. Gatare ati njyamwumva we avuze ngo njyamwumva gusa afite kuntu nyine avugira ijwi rye mana ukumva rirarenze tu. Ati mwamuhaye chance ko hano bigaragara ko ibizami bigorana batazamakonta direct iyo telefone Peter yashutse twicanye kuri mikoro iyo telefone gusa yanyicaranye na Peter aravugana ibyo bintu akabivamo agahita ajya mu bintu byo kwamamaza. Yahereyemo amazina abandi bantu benshi ndetse yagaragaje na potential z'abandi bantu benshi kuko publicité ya mugabo Juste itarimo mbere Gatare nibibaho sinzi uko yari kubimeze kandi ukumva ubushongore n'ubukaka n'akazi mugabo ari gukora muri iyo publicité birimo kuba kugaragazwa ari biri gupfukurwa n'ibyo Gatare cyangwa se biri guterwa irange neza. Yes. Dore bagira barya bakongera barya. The Choice Live. Munyemerere tubanze ducishemo inkuru nk'ebyiri zihutirwa nk'ubu ngubu umunyabigwi akaba umunyamakuru ndetse wabaye igihe kirekire imyaka hafi yose mu itangazamakuru wagiye utoza benshi barimo abarimo nge n'abandi batandukanye PhilPeter n'abandi akorera igitangazamakuru nka RBA igihe kirekire akora BBC akorera Isango Star nayiyobora akitwa mbere Gatare ku munsi w'ejo nibwo inkuru nimba nibeshye y'incamugongo yageze mu itangazamakuru hose mu Rwanda bivuga ko yitabye Imana apfiriye cyangwa se aguye mu gihugu cy'Ubuhinde aho yari yagiye kwivuza. Ubwo rero birumvikana ko ari gufata mu mugongo umuryango we asize cyane ko yari umugabo ufite abana batatu. mbere Gatare ntago ntekereza ko ari umuntu dushobora kuvuga gutyo twihuta cyane mu kiganiro nk'iki ngiki kirimo abantu bagiye bamukuraho ubumenyi bukomeye cyane bitari n'ubumenyi gusa nabyo n'ubumenyi ariko hari n'indangagaciro buriya nyinshi nagiye nkura kuri mbere Gatare cyangwa se navuga ko yashyize ibuye rikomeye cyane kuri career yanjye ko nabaye muri Isango Star igihe mbere Gatare yari umuyobozi yari directeur general. Ndibuka ko ari nimwe muri recruitment za kangaranyije industry za shakies down industry gufata mbere Gatare ukamukura kuri RBA ukamuzana kuri radio iri private nuwo yari we abantu nibasubiza amaso inyuma he really meant sport ya RBA muri kiriya gihe. Yego byagera mu bintu byo kogeza babajya yita kogagiza ugasanga abantu benshi bamureberagaho yari yarabifashe yahaye amazina abakinnyi arafatika igikura nkota Okotarabama yari iconic mu buryo bukomeye kandi akaba versatile kuba ashobora kuva kuri iyo match agasoma amakuru ukumva nta muntu umeze nkawe muri ibyo bintu. mbere Gatare rero navuga ko ari umuntu udasanzwe aho wenda mbere kuri career ye n'ubushobozi bwe nuvuga ngo yari umuntu ushobora gukora itangazamakuru rya siporo ku rundi ruhande agakora n'itangazamakuru ryibanda kuri politiki n'ubuzima rusange bw'igihugu neza cyane hose akaba atopinga ari hejuru hejuru cyane. Ibyo bintu akabivamo agahita ajya mu bintu byo kwamamaza. Yahereyemo amazina abandi bantu benshi ndetse yagaragaje na potential z'abandi bantu benshi kuko publicité ya mugabo Juste itarimo mbere Gatare nibibaho sinzi uko yari kubimeze kandi ukumva ubushongore n'ubukaka n'akazi mugabo ari gukora muri iyo publicité birimo kuba kugaragazwa ari biri gupfukurwa n'ibyo Gatare cyangwa se biri guterwa irange neza. Yes. Dore bagira barya
bakongera bake. uzi ko atari wowe ibintu wasigaga si irangi ugasanga ahetse undi witwa Strato n'abandi duweliye na Strato cyane cyane duweliye kwamamaza ye na Strato mu kwamamaza yabaye ikindi sinzi ko izonongera kubaho. uvanye ibyo ngibyo mwebwe wenda muzi mwabanye nawe rero nagize amahirwe ingana cyara kabendera bakoranye muri radiyo Rwanda by'umwihariko yarambwiye ati ngewe Jean Gatare yansanze yarusha muri Tanzania arambona abona movement cyane ati ntirigirana bisanzwe n'umwe azashaka akazi bisanzwe ambonamo umunyamakuru ntibonagamo arambwira ati jya mu Rwanda ati uzakora ibintu bya danje ndetse genda ukorere mu ngata papa wawe urumva ko yari umuntu ibyo bintu Jean Gatare arabigira cyane ngewe byo gutera abantu imbaraga no kubafasha kugera ku nzozi zabo ndabitangaho guhamya nakomeje kuba narabaye muri Isango Star ari umuyobozi Jean Gatare niwe muntu wa mbere wabwiye abandi bantu twakoranaga icyo gihe twari twagize ikibazo cy'umunyamakuru wakoraga Isango na muzika yagiye Jean Gatare arababwira ati ibi bintu PhilPeter yabishobora ati ibi bintu PhilPeter yabishobora ndamubwira ariko kiriya kiganiro ko ari kinini urabona byakunda arambwira ati ibi bintu wabikora ngenda ubikore nigeze cyane ko wakoraga icyo cy'ubuzima. yes nigeze kimwe mu bintu bizatuma ntibagirwa Jean Gatare si kimwe gusa ni nka 2 cyangwa 3 ndi buvuge yagiye akorera bikomeye muri career yanjye urabona umunyamakuru atari ibingibi abantu baza bikorera ibyo babonye bakora mu bitangazamakuru rimwe na rimwe biba bitagira n'ubuyobozi n'iki twewe wakosaga baraguhanaga jewe bigeze kumpana bankira mu makuru nakoraga mu myidagaduro barambwira bati rero ubwo bampanira iki bya bindi nigeze gukomozaho nabyo bakabyita prank by'ishyaka nahereye kera ndwanira umuziki nyarwanda nkawuzira barambwira bati indirimbo tukubwira gucuranga sizo ucuranga bivemo bye mu makuru iyo miziki y'abanyarwanda twarayikubujije ariko atari politiki ya radio ari umuntu umwe wajemo gutyo agashaka ko abantu bakurikiza iki nigeze kubikomoza abantu bagira ngo ni urwenya ariko ndabivuga biri seriye baravuga ati niba udashobora kumva umuntu nako baravuga ati niba udashobora kumva imiziki tukubwire ngiye kubwira ikintu ujye mu makuru njyamo Jean Gatare niwe wari mu present amakuru uwo munsi ndavuga nti ubundi abishobora arambwira ati ubabikora kandi birakunda kandi iyo umuyobozi akohereje wawe mu kintu ntabwo ucyanga uracyuha ukagikora ugasaba imbabazi inyuma ariko wabanje gukurikira inshingano aranambwira ati n'ikimenyimenyi kugira ngo urebe ko binarenze uyu munsi we turapresentana amakuru ntabwo uri bukore report icara hano we urapresentana none ari inshuro ya mbere kandi kujya kuri mikoro present amakuru ubundi wabaga ugomba kuba umaze igihe kinini uyatara cyane arambwira ati none urapresent numva ntibibaho Jean Gatare uziwe n'ubushongore n'ubukaka bwe n'uwari we arakubwiye ngo ngwino mwicare kuri microphone present amakuru for your very first time noneho ubwo ngira ngo kuko ibiri amahire nge nawe dufite experience na Jean Gatare twabanye kirekire hanjye bwa mbere mubona namubonye Isango iri muri Saint Paul nari ngiye kumusaba chance ngo banyemerere ba stage ngibuze nge muri radio kuko twese nko ngira ngo nka Peter abizi ntabwo wazaga ngo uje gusaba akazi aravuga ngo munyemerere muntize kuri mikoro gake rero nabonye ukuntu yari yambaye ari kuri telefone yambaye ndabyibuka yambaye akagodase keza ka shokora yakundaga kwambara udupantaro tw'udukoboyi tumwegereye tudu small atebezamo agashati n'ikote nk'iri adegaje agashati nk'aha ku gipensu cya kabiri
ntakubeshye namugeze imbere ndakibagirwa mpita nsubira mu mujyi gutega nsubira mu Gatsata avuga n'uyu muntu uhumura gutya sindi bubashe kumuvugisha pe. Cyokoza ibiri amahire ndi muri kaminuza umugabo witwa Patrick Abarugira Pati arambwira ati wa mwana ufite vibe zakora imyidagaduro kandi wiga itangazamakuru waje tukagusabira muri Magic FM ya RBA wagerageza ndimo uwo tijara mwavuganye ntababwira nako tijara jewe ndashaka kujya mu isanga ariko jana mbere Gatare kumuvisha byarananiye naramutinye rwose afata telefone nkuko ati hano hari umwana witwa Irene Gatare ati njyamwumva we avuze ngo njyamwumva gusa afite kuntu nyine avugira ijwi rye mana ukumva rirarenze tu ati mwamuhaye chance ko hano bigaragara ko ibizami bigorana batazamakonta direct iyo telefone Peter yashutse twicanye kuri mikoro iyo telefone gusa yanyicaranye na Peter aravugana ubonye ikintu kikugoye ongera uti from there the rest was history. kuva uwo munsi rero ibindi byabaye amateka urumva Jean mbere Gatare yari umuntu udasanzwe kumva byonye n'umuntu ufite tara byari bihagije muri karite tijara yambwiye ngiyo yagiraga iruti zindi mukumva umuntu cyane ngiyo yabaga agiye kuvuga ngo agwa attention ati ntawe ugira ngo ngavuga reba hirya agutega amatwi abimenye urumva rero ko kandi tijara yambwiye ko rero abantu benshi nawe urimo mu bo yavugaga ariko ntabwo nzi ko Jean mbere Gatare buriya yari n'umuntu ukora mu kigo ahi amaze guhindurirwa inshingano ku buryo barakwirukanaga akaguhamagara ko ngenda bivuga nk'umuntu byabayeho kenshi urumva wagira ngo niba mama yarambyaye antu mu muziki nyarwanda nari naranze kubyumva ku buryo utuntu twakwirukanwa kubera izo mpamvu nge abahanzi bajye banabivuga bana uko babihira abantu bitwa ba Jayce ambassadeur hari igihe badusohoranye mu kiganiro live umuziki nyarwanda ntabwo ugereka he nta nubwo nanenganye izangwa siyo yonyine amastation menshi ari na politiki umuntu umwe afite ukuntu cyangwa akayigucishamo kubera ko adashaka ko uzamura agatwe wenda rimwe na rimwe Gatare akagukurikirana akaguhamagara ati ko maze iminsi mbona udakora ntabwo wamenye ibyabaye wamenye ibyabaye ati byagenze indirimbo okay giye kumugusabira appointment ejo uzaze gusaba imbabazi akabijyamo akabwira uwo muntu akamusobanura akamwumvisha nawe ukaza nyine ugasubira mu kazi ni umuntu wakundaga abantu warwanira ishyaka n'inyungu za buri muntu ariko icyanyuma nayo ngiye gusorezaho nagize chance zo kubana nawe hanze y'akazi ari umuyobozi wanjye tugerana hanze y'akazi n'Imana y'u Rwanda Jean Gatare akuganirije nta nubwo haguruka ku gatebe bari bicaye bibaho tubuze umuntu so kubaho no ngo inkomedia u Rwanda tubuze umuntu ukomeye cyane itangazamakuru ribuze umuntu iryo ari ryose ryaba irya siporo ryaba iryahe tubuze umuntu Rayon Sport ibuze umuntu cyane kabisa Rayon Sport ibuze umuntu tubuze umuntu ukomeye umuryango nyarwanda ubuze umubyeyi tuneho n'umwanya wo yego nabonye yanditse murabizi ko yakoze kuri BBC yavuze yuko umwe mu muryango we yaganirije BBC yabwiye BBC gahuza umuryango wo Gatare yaguye mu Buhinde mu ijoro ryo kuwa gatanu aho yari amaze igihe kinini yivuriza uburwayi bw'umugongo hari hashize igihe kinini kigera ku myaka 2 Gatare yibasiwe n'ubu burwayi abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga biganjemo abanyamakuru n'abandi bamumenye ahanini kuri radiyo Rwanda bakomeje kubabazwa n'ibyo bintu yakoze kuri BBC gahuza umuryango radiyo Rwanda Isango Star yabereye umuyobozi ndetse na Rushyashya ikinyamakuru ko yarabereye umuyobozi wungirije atabarutse ku myaka 50
5 ubwo umuryango mugari w'abanyarwanda ndetse by'umwihariko w'umuryango we. Uyu munsi nari mfite n'amakuru ko aribwo umurambo we wagombaga kwakirwa i Kanombe kuri airport. Ubwo wenda nuko ayo mperuka ari imbere y'ikiganiro ariko ninza no kongera kubaza nyuma ndamenya ibyo ari byo. Byari biteganyijwe ko ari buze kugezwa mu Rwanda umunsi, noneho ubwo n'izindi gahunda nyine zo kumuherekeza nazo zikaba tuzagenda tuzibwira abantu. Abantu yakoze n'ibintu byinshi cyane, baranamuzi anaripotinga izi nkuru zo kuri uru rukiko rwari rwarashyiriyeho rwarusha. Yes, ni umuntu w'ibigwi bikomeye cyane, mbese abantu bakwiye no kwinjiramo bakareba uwo ari we, ufite n'umuntu ushaka gufatiraho icyitegererezo. Nkubwiye ko ufashije mbere Gatare nta kintu na kimwe wabihombye, na ba forward nabonye bagiye babyandika bavuga bati uyu ni yari idol wanjye cyanange pe cyane. Ngira ngo na Rayon Sport nkuko wikomoje ibaze kureba umuntu kuko nkimubona bwa mbere anavuze ni Imana ikagira iryo ikanyinjiza muri uyu mwuga uku kuntu umupapa yambara. Ayiwe niho drip se wayikuye agakote ke ayiwe mana namubonye numva kuna humura ndavuga ni parfait ni hame ni ikintu kihame none yavuga yagusobanura ukuntu we vati kirazira kwitera parfait muze muye mu Rwanda. Ubu nanjye nawe wanyica ibibaho aba brand yambwiraga y'amafaransa nkumva nongeze no avuga na papa we ubu koko none si ibyo ngibyo akarenga urwo rwenya akaramenya no kuresolva cyangwa se gukemura amakimbirane. Uribuka amabifu yajyaga abaho mu minsi ya kera itangazamakuru hamwe umuhanzi ye ibyo bintu Gatare ubwe yarakwiyamagariraga kubwira ati ufite amashagaga ndakumva, yego ni showbiz ariko ufite amashagaga ndakumva uri no mukuri kukuri gukora inkuru, ariko abantu uri kwikoraho ntabwo barumva ibyo bintu. Oroshya ikindi kandi akabikubwira akubona nk'umwana we nk'umubyeyi, bitandukanye n'ukuntu umuntu yaba ayobora undi ugasanga rimwe na rimwe barimo baranarebana nk'abantu bahanganye. Urabona umubyeyi wawe hari ukuntu aguhamagara ukabona mbere na mbere urukundo, nubwo uri mu ikosa agiye kuguhana cyangwa agiye kukubwira ati wakoze sibyo, ariko ukabanza ukabona urukundo muri we, ukavuga uti ibyo byose byagiye kunkora ari byagiye kumbwira, it's out of love. Ukabona impanuro mbere y'igihano, ukabona urukundo mbere y'igihano n'impanuro. Icyo gihe biroroha kuzumva ukazifata, yanaguhana ugahanika kuko uri kumva ko umuntu agukunda. Bitandukanye n'ubu Freddy dushobora kuba twicaranye, umusore yarabiririmbye Mr Nice aravuga ngo iki kurya kibe kikuri mu myenda. Dushobora kuba twicaranye Freddy hano duhanganye, anambona mu umwanzi aravuga ati uyu nguyu n'umugeni naramutera akavaho ari nkabamari cyangwa nta nankunda ndanabizi, cyangwa ati nanjye umunsi umwe nzamuraburiza. Uwo muntu ngiye kumugira inama urumva yazumva byoroshye, niba bigoye. Aka nakanyuma ubwo ndakoze ngiye kuri micro urumva still nubwo naje nabyisabiye nawamamagaye ndakoze ashize iminsi nkaba narakoraga ngiye buriya kuva kera ndakihirinze. Ndamubwira nti jana mbere gata kuko wakize wagaba, ndamubwira nti jana mbere gata ibintu bimeze nabi, ati unsange mu biro musangayo kiri kuvuga ubugambo bwinshi, mbona yibere mu mapuro ze arimo arakuramo ama draft ya contract, aransinyira kiraho n'igikashe ati nge nasinye nta ukuraho ibindi ngenda bugwa amafaranga. Ayiwe ngira ngo barandashe bivuze ngo kontra ya mbere nge nasinyiye y'amafaranga nurambuka bayisinye kabisa. Umva ko yari umubyeyi. Ikipe ya Rayon Sport nkuko Peter bikomojeho yarazwiho kubera umufana ukomeye kandi yabaye n'umuyobozi bwayo. Yatangaje ko umurage utazibagirana mu ikipe ya Rayon Sport iteka ryose. Mu itangazo ikipe yashyize ahagaragara Gikundiro yanditse ati yakundishije abato Gikundiro yayise utugiriro tutazibagirana, ni umunyabigwi nyakuri bitwebwe. Urumva yuko ntabwo yari umuntu usanzwe, reka twihane muhiruko ridashira. Yego ngira ngo ubwo izindi gahunda zo kumuherekeza n'ibindi tuzagenda tuzimenyesha abantu ku mbuga zacu n'ubundi kuri Instagram n'ahandi no mu makuru, ahubwo reka twakire undi mutumwa rwacu wageze aha ngaha cyane Marute kabitukorera akabishobora cyane rero kasha amakokero
yize muri kaminuza Akaba- kwishashara nyine nta akaba indangamirwa muri ibyo bintu. turakurangamira ni indangamirwa ubu koko pe nta mungejeje ubu koko Ukaba indangamirwa. ngo zikagura make kubi izawahira se izina baryise n'amafaranga n'umvice bazigura Nawe wakugira minisitiri w'ingabo wabanza ukarya amafaranga Minadef. zikagura make manyasha komana Nawe zitagura make se ziba zaranguye ziba zaranguye hego zaho wavugaga inki avugaga biswi zaje zitwa nizo navuze The Choice Live.